Uraho neza nguhaye ikaze mu kiganiro baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Ikiganiro mugezwaho n'umuryango Vega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo cy'ubuzima RBC ndetse n'umuryango Imbuto Foundation. Ni ikiganiro tugaruka ku nsanganyamatsiko zitandukanye zijyanye no kwita ndetse no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. Kuri uyu munsi turaza kurebera hamwe insanganyamatsiko igira iti ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango. Aha turaza kuganira byimbitse, tuze no kurebera hamwe bimwe mu bibazo wakibaza kandi natwe twibaza. Ese umuryango urarwara cyangwa se umuryango ushobora kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe? Aha turaza gusobanukirwa kandi byimbitse ibiranga umuryango ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Kandi nanone hari ikibazo twese twakibaza, ese umuryango wamaze kurwara ushobora kuvurwa ugakira? Mu biganiro byatambutse twarebeye hamwe zimwe mu nsanganyamatsiko zigaruka ku buzima bwo mu mutwe bw'umuryango, aho twarebeye hamwe ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango mu kuvuka kwawo no kwaguka kwawo. Aha rero biraza kudufasha kurushaho gukomeza gusobanukirwa byimbitse ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango. Murakoze. Nge turi kumwe muri iki kiganiro nitwa Kezimana Cleopatre, mbahaye ikaze nanone. Mu kugaruka kuri iyi nsanganyamatsiko birumvikana ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'abandi batumirwa muri studio. Turi kumwe n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Turi kumwe na Uwimana Aime Patrick. Aime Patrick, tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze Cleopatre. Turi kumwe kandi na Madamu Muroronkwere Julienne, akaba nawe ari impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Madamu Julienne, tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Bose bakaba bakora mu kigo cyangwa se umuryango Vega Gahozo. Ikaze mu kiganiro baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Mu gutangira, wowe udukurikiye twagira ngo tugufashe gusobanukirwa ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango. Tuvuga ni uwuhe muryango? Madamu Julienne, iyo tuvuze ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango ni uwuhe muryango tuvuga? Ese biba bimeze bite mu buryo bworoshye ku buryo abadukurikiye babasha kubisobanukirwa? Murakoze cyane. Abadukurikiye turabatumira gutega amatwi iki kiganiro, ariko kandi iyo tuvuze umuryango tuba tuvuze umugabo n'umugore ndetse n'abana. Ni abantu b'ibanze mu bagize umuryango. Iyo ijambo umuryango mu buryo bwa Kinyarwanda ni ijambo rigari, kuko n'abahuye n'abamenyanye bose baba bakoze umuryango. Ariko iyo tuvuga ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango tuba tuvuga urugo, tuba tuvuga umugabo, umugore ndetse n'abana bagize uwo muryango. Ubuzima bwo mu mutwe rero navuga ngo ni uruhurirane rw'ibitekerezo, rw'imibanire, rw'imibereho y'uwo muryango. Uwo muryango rero ukora ubuzima hagati yawo. Muri ubwo buzima rero hakabamo n'ubuzima bwo mu mutwe. Navuga ko umuryango ari igicumbi cy'imibereho cyangwa se igicumbi cy'ubuzima, byaba mu buryo bw'umubiri, bwaba mu buryo bw'imitekerereze. Ariko by'umwihariko iyo tuvuze ku buzima bwo mu mutwe tuba tuvuga imitekerereze, tuba tuvuga amarangamutima, tuba tuvuga ibyiyumviro, aho koko abo bagize umuryango baba bagize igicumbi cy'ubuzima ku bagize umuryango. Murakoze cyane Madamu Julienne kudufasha gusobanukirwa umuryango. Wowe ukurikiye ikiganiro baho neza, tukubwira ko ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango turi buze kugarukaho ari umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo, yewe n'abana ndetse n'abandi bashobora kuba bagize uwo muryango, aribwo turi buze kugarukaho mu buryo bwimbitse muri iki kiganiro. Dukomeza n'ikiganiro, Patrick, twagira ngo nk'ufite ubunararibonye mu bijyanye no kwita ku bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, mu by'ukuri umuryango cyangwa se twavuga ko ari umuryango urwaye urangwa n'ibihe bimenyetso? Ni ibiki biranga uwo muryango ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe? Wadufasha kudusobanurira mu buryo
bworoheye buri wese kugira ngo abashe kumva ibyo bimenyetso ku buryo ashobora no kumenya ko no mu muryango we cyangwa bugufi kuri we bihari. Murakoze. Urakoze Cleopatre. Dutangira Julienne yavuze ku bigendanye n'uko umuryango tuvuga uwo ari wo ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana. Rero hariya mu muryango niho umuntu wese aba ategereza ibyiza, kubona ibyiza, aho umwana akurira akumva afite urukundo rw'ababyeyi, aho umugore n'umugabo tuvuge bagiye mu kazi akaba yumva ari buze gutaha akajya mu rugo akaruhuka. Mbese urugo Bibiliya iravuga ngo ni ijuru ritoya. Aho hantu rero mu rugo abantu bagera bagatuza. Iyo haje ibibazo byanga bikunda haza n'ibimenyetso, kuko n'ubundi tubizi twese, iyo umuntu arwaye n'umuntu ku giti cye hari ibimenyetso biranga uburwayi arwaye. Rero umuryango wagize ibibazo byo mu mutwe cyangwa se wagize uburwayi bwo mu mutwe, hari ibimenyetso bitandukanye bigaragara aho ngaho kandi abantu bajya babona buri munsi. Dushobora kuba tubona aho duturanye, dushobora kuba tubona iwacu mu muryango. Bimwe muri ibyo ngibyo rero reka tubivuge. Mu muryango ubundi aho abana bari n'ababyeyi bakwiye kuba basabana, baganira, bishimiranye. Iyo rero umuryango wajemo ibibazo, ushobora kugira umuryango ugasanga abantu biciyemo amatsinda. Ugasanga wenda tuvuge hari abana ba papa hakaba n'abana ba mama, ku buryo usanga hari itsinda riri harimo kuvuga papa nabi ndetse bifatanyije wenda na nyina, cyangwa se papa n'abana bakavuga umubyeyi w'umugore nabi. Ayo matsinda iyo yavutse mu muryango, kandi ubundi umuryango tuzi ko ari ahantu abantu bashyirira hamwe, bafatanya, bahuriza hamwe. Iyo hajemo ayo matsinda matoya ahanganye, umuryango burya uba wagize ibibazo, umuryango uba warwaye. Ikindi ni uko mu muryango haba harimo amakimbirane aterwa n'uko abantu batarimo kumvikana, aho abantu usanga bahanganye, abantu usanga batitanaho cyangwa se abantu batita ku bandi. Ugasanga aho kugira ngo abantu bahuze ibitekerezo ahubwo barahanganye. Ayo makimbirane rero nayo agaragaza ko mu muryango hajemo ikibazo, ko harimo ibibazo, bityo abantu bakaba bakihutira gutekereza icyo gukora. Ikindi kimenyetso twavugaho ni uko abagize umuryango umwe cyangwa benshi bashobora gusohoka mu muryango bakagenda. Tumenyere ko ubundi wenda mu muryango n'ubundi dukora mu buryo dusohoka tukagenda, tukajya gushaka ibitunga umuryango, tukajya mu nshingano zitandukanye, ariko ukabona umuntu bitewe n'uko yabuze amahoro yo muri wa muryango, bitewe n'uko yiyumva, bitewe n'uko mu rugo abona atahakwirwa kubera ko harimo ibibazo bitandukanye bya bindi bimunesheje cyangwa se bimugamburuje, ukabona umuntu umwe cyangwa se benshi arasohotse mu muryango arigendeye, akavamo akagenda ntabwo agiye kwiga. Si umwana ngo turamuherekeje tumuhaye ivarize agiye kwiga, tumutumye kwiga. Si umugabo ngo asohotse aho ngaho agiye gushaka ibitunga urugo. Si umudamu wo muri urwo rugo ngo agiye gushaka ibitunga urugo. Umuntu akibwira gusa agafata icyemezo cy'uko agomba gusohoka ahantu akajya gushaka ahandi hantu yajya kuba, akigendera, tukamubura akajya kuba aho hantu. Nacyo ni ikimenyetso cy'uko mu muryango hajemo ikibazo. Ikindi kimenyetso ni uko abantu umwe cyangwa se benshi muri uwo muryango bafata umwanzuro wo gushakira ubwihisho mu bitagira umumaro. Urugero, ugasanga abana b'umuryango cyangwa se umugabo wo muri urwo rugo cyangwa se umugore wo muri urwo rugo agiye guhungira mu biyobyabwenge. Burya abantu ntabwo bajya babihuza Cleo ngo bavuge bati uyu muntu kubona wenda tubona atinze cyane muri ibyo biyobyabwenge, tubona ahantu henshi. Ugasanga abantu bagiye atuyeyo, abayeyo, abantu bashaka kuza n'ubuzima bwo mu mutwe. Icyo gihe umuryango wagize ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ibibazo by'umutwe biba byaje, uburwayi bwo mu mutwe buba bwaje. Ibyo bimenyetso akenshi biragaragara, dushobora no kubibonesha amaso mu muryango duturanye, kugira ngo wa muntu niwe wagize imyitwarire itari myiza kandi wenda ari ubuhungiro bw'ibibazo cyane rwose cyane. Twe tukamutera amabuye tukavuga ngo uriya muntu ni ruvumwa, yabaye nabi, ariko ubundi byavuye hehe? Cleopatre, buri umwegereye ukamuganiriza uwo muntu yakubwira ibirenzeho. Hari icyatumye asohoka mu muryango hahandi umwana arererwa, handi umwana avukira, handi umwana akunzwe, handi umwana aririmbirwa, handi umugabo agera bakamwubaha nka papa mu rugo, handi umubyeyi yinjira mu rugo abana bakaza kumuhobera. Ariko umuntu agafata icyemezo cyo kuvuga ati nkunze uyu muryango, nkuvuyemo, ngiye hirya hariya, ngiye gukoresha ibiyobyabwenge. Umukurikiye burya yakubwira byinshi Cleopatre.
Yego, arakoze cyane, tumushimira Patrick kudufasha gusobanukirwa byimbitse bimwe mu bimenyetso bishobora kuranga cyangwa se bigaragaza umuryango ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Akomoje bikomeye mu buryo mucyo ntahanye kandi nawe watahana, harimo ko ibiganiro birwara kandi umuryango ugatangira kugaragaza ibibazo by'amakimbirane. Hari icyo mwagarutseho gikomeye cyane kijyanye no kurema udutsiko mu muryango, ndumva mwagikomojeho. Hari icyo kandi nanone mwakomojeho cy'abasohoka mu muryango, numva ari n'ikimenyetso umuntu wese ashobora guhita abona abasohoka mu muryango mu buryo budasobanutse. Hari n'icyo kandi musorejeho kijyanye n'uko abantu bashobora kwishakira ubuhungiro butari bwiza, ibiyobyabwenge, inzoga n'ibindi bitandukanye. Arakoze cyane Patrick. Dukomeza n'ikiganiro cyacu rero, ngira ngo nongere nibutse wowe udukurikiye ko turimo turaganira ku buzima bwo mu mutwe bw'umuryango, aho turimo turareba mu buryo bwimbitse ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango ni iki, ese burangwa n'iki. Madame Julienne, twagira ngo dufashe. Patrick yakomoje ku bijyanye n'ibimenyetso bigaragaza umuryango ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, ariko se mu by'ukuri ni izihe mpamvu zishobora gutera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango? Mu by'ukuri ni izihe, biterwa n'iki, impamvu zibitera ni izihe, kugira ngo bifashe n'abadukurikiye kumenya, biza no kudufasha kumenya uburyo twabyirinda. Murakoze cyane. Impamvu twazivuga mu buryo bwinshi, ariko impamvu zishobora gutuma abantu bagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko bakagira uburwayi, bikaba byagaragaza na bya bimenyetso tumaze kuvuga haruguru, ni impamvu nyinshi. Izo mpamvu zishobora kugaragara muri ibyo byiciro byose bitandukanye, nk'uko tubonye ko ibimenyetso byajya kuri ibyo byiciro byose bitandukanye. Zimwe muri izo mpamvu rero, hari impamvu zishingiye ku burwayi butandukanye abantu bashobora kugira, kuko burya uburwayi abantu bashobora kugira, by'umwihariko uburwayi bw'umubiri, bugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe. Rero umubyeyi umwe ashobora kurwara, undi ntiyihanganire uburwayi bwa mugenzi we. Hari indwara zidakira uyu munsi abantu bafite, izo ndwara zishobora kuba intandaro y'uburwayi bwo mu mutwe ku bagize umuryango. Rero iyo umwe arwaye, tujya tubona neza yuko abantu akenshi bajya navuga ngo baba ikimenyetso cyangwa se bagaragarwaho uburwayi rimwe na rimwe bwa mugenzi wabo. Twabonye ko umuryango urwara kenshi. Rero indwara yo mu mutwe igaragara nyuma y'igihe kirekire, ifata urugendo rurerure. Rimwe na rimwe rero umuntu ashobora kuba arwaye ariko abo bari kumwe batabizi. Ibyo bagenzi be bakora bikaba intandaro yo kurwara kwa mugenzi wabo, bikaba ari bwa burwayi bwo mu mutwe wenda bamaranye igihe kirekire, wenda babanye bafite, bikaza guturuka kuri ya makimbirane nk'uko twabivuze. Amakimbirane akaba imbarutso yo kuba intandaro ya bwa burwayi. Hari uburwayi bushingiye ku mateka, turimo turabivuga kuko turi mu gihugu cyabayemo jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi ishobora kuba intandaro y'uburwayi bwo mu mutwe k'umwe mu bagize umuryango. Hanyuma hari intandaro kandi ishobora guturuka ku bukungu, uburyo bw'ubukungu, ubukene se. Ibyo byose bishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe, ariko tutiyibagije ko zaba za ndwara zidakira, bwaba umuryango umuntu yakuriyemo, bwaba ubuzima umuntu arimo wenda bushingiye kuri ubwo bukungu, byaba gutakaza akazi, byaba ibiza bishobora kuza, byaba bya bibazo byose bishobora kubaho mu muryango, ndetse n'aya makimbirane, bigeze kutubwira uburyo umuntu aba yitezeho umuryango, uburyo umuryango tuba tuwitezeho igisubizo, uburyo umuryango tuba, umugore aba atekereza ko rimwe na rimwe, wenda dushingiye no ku mateka, usanga abantu, umugore yashatse umugabo, rimwe na rimwe duhindura izina, ugasanga yabaye papa, umugore yabaye mama, kubera cya cyuho abantu baba bafite. Akenshi rero abantu iyo batazi n'icyuho bafite, birabagora kugira ngo bashobore kumenya ko na bwa burwayi bwatangiye kwinjira. Iyo cya cyuho rero wa wundi atashoboye kugisiba
cyangwa se kuziba icyuho mu mvugo nziza y'ikinyarwanda rimwe na rimwe biba intandaro y'uburwayi, kuko bituma wa muntu atangira kwiheba, atangira kwigunga. Ubwo navuze ku isano iri hagati y'umugabo n'umugore. Iyi sano y'umugabo n'umugore itagenze neza niho hahandi nyine bigaragara, ndetse no mu bana. Rero izo mpamvu zose, habamo kubura akazi, habamo kugatakaza, habamo gutsindwa mu ishuri, niba umubyeyi yaragerageje akigisha abana ariko abana bagatsindwa, bishobora kuba intandaro yo kunanirwa, akenshi bishingiye kuri ya mitekerereze isanzwe itameze neza, kubera bwa buzima umuntu aba yarabayemo kuva akivuka kugera agiye gushinga urugo cyangwa agiye kubaka. Ibyo rero ni bimwe mu bishobora gutuma abantu bagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Arakoze Julienne, ashaka kumwongereraho ku cyo yaravuze n'ikigendanye n'impamvu karemano cyangwa se uko umuntu aremye, ibyo twita muri z'amahanga ko wenda ari heredité cyangwa se umuntu uburyo aremyemo akaba uruhererekane. Urakoze cyane. Mu muryango umuntu ashobora kuba ari mu muryango ariko yaravutse mu muryango w'abantu bagira ibyo bibazo, nawe akaba yabigira, noneho bikarangira byatatse umuryango ukagira ibyo bibazo byo mu mutwe bitewe na wa muntu umwe wo muri uwo muryango. Ikindi yakomeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Reka tuvuge n'intambara. Intambara nayo ni imwe mu mpamvu zatuma habaho ibibazo byo mu mutwe bitewe n'ingaruka zayo ijya izana. Iyo intambara yabaye izana ibibi byinshi. Urakoze. Arakoze cyane Madame Julienne ndetse na Patrick, ariko nagira ngo mwembi mumfashe dusobanukirwe. Hari icyo mwakomojeho kijyanye n'uko ubukene bushobora gutera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango. Mu by'ukuri bitumye nibaza, ariko hashobora kuba hari n'umwe mu bakurikiye ikiganiro wabyibaza, ese ubukene bwatera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango mu by'ukuri? Yego, wenda ntabwo navuzemo ama-accident, ariko ukivuga ubukene reka wenda turebe abantu bigeze niba navuga ngo bigeze kubaho, bari basanganywe ubukire, bari basanganywe ukuntu bameze. Dufate urugero rw'ama-accident, nari mvuze accident, niba yari afite iduka rigashya. Patrick yavuze ku kintu wenda kivuga neza mu buryo bw'ubuhanga, uru ruhererekane rw'umuryango. Hari imbaraga z'imitekerereze abantu baba basanzwe bafite, ariko hatabayemo imbarutso nk'uko nigeze kubivuga. Rero accident ishobora kuba imbarutso ikagendana na za ntege nke z'imitekerereze twari dusanganywe, umuntu agasanga aguye mu rwobo. Navuga ngo uko ibintu bye bishya nawe agashyana nabyo ku buryo bw'imitekerereze. Rero ibyo byose, imbaraga nkeya z'umubiri cyangwa se z'imitekerereze umuntu yari asanganywe, zituma icyo yari afite kirushaho gutuma ajya mu cyuho. Ubwo nari mvuze wenda umuntu usanganywe uburyo bw'ubushobozi, usanganywe akazi se akagatakaza, ariko tunavuge ku bantu wenda akazi katanahari, banareba bakabona bari mu marembera. Ubwo iyo tuvuga ku buzima bw'abana, ntabwo twigeze dukomoza ku bana bo mu muhanda. Ubukene turabizi neza yuko akenshi imibereho y'ababyeyi ikururira n'abana kubaho. Hariho rero bwa buzima abantu babamo, byageraho bakumva baraburambiwe, bakumva barananiwe, bakumva bacitse intege. Ibyo byose bituma na babandi babakomokaho bacika intege mu buryo bw'imibereho yabo. Rero ubukene ntabwo twavuga ko ari impamvu gusa, ahubwo ibiherekeje bwa bukene bishobora kuba ibibuherekeje nibyo bituma biba intandaro yo kuba abantu bagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Yego, arakoze cyane. Cyari ikibazo cy'amatsiko, ariko nibaza ko hari n'abandi bashobora kuba babashije gusobanukirwa. Dukomeza mu kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko, Patrick mudufashe kudusobanurira ingaruka, kuko turavuga twumvishe ibimenyetso biranga umuryango ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se umuryango urwaye, ariko
ariko kandi tunumva impamvu zishobora kubitera, ariko twagira ngo dufashe kudusobanurira mu buryo bwimbitse ingaruka zishobora kugaragara cyangwa se kuva muri ibi bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bw'umuryango. Ese ingaruka zirimo ni izihe ku muntu ku giti cye ndetse no ku muryango, wa muryango twavugaga, ndetse no ku muryango mugari muri rusange? Urakoze Cleopatre. Ingaruka ni nyinshi cyane zigaragara. Reka mpere ku umuryango wagize bya bibazo byo mu mutwe, wagize bwa burwayi bwo mu mutwe, ntabwo baba bagishobora gusohoza inshingano zabo. Niba nabyukaga njya guhinga, njya mu nshingano zanjye za buri munsi zitunze umuryango wanjye, ntabwo mba nkibasha kujyayo kuko bya bitekerezo byanjye ntabwo biri ku murongo ku buryo binyemerera kuvuga ngo ndaryama mu gitondo nze kubyuka mfata isuka mbwire madamu waramutse niyo tugende tujye guhinga, tugende duhinge dutere intabire, ejo tuzabe dufite ibyo kurya. Iyo byagenze gutyo ubuzima bw'umutwe butameze neza, ntabwo mba nkibasha gukora za nshingano zanjye neza. Ubwo umuryango ukaba winjiye mu bukene, abana ntabwo bakibasha kubona ibyo kurya. Niba tubeshejweho no gukora imirimo ituma tubona ubushobozi bwo kwishyurira abana bacu, tukaba tutakibikora kandi abana bo bagakomeza kwiga, igihe kiragera abana ntibasubire ku ishuri, kubera ko ntabwo abana bashobora kubona na minerivare, abana ntabwo bazajya ku ishuri batariye, abana ntabwo bazajya ku ishuri badafite imyenda y'ishuri, abana ntabwo bazajya ku ishuri badafite amakayi, abana ntabwo bazajya ku ishuri badafite ibyangombwa by'ibanze bituma bajya ku ishuri ngo bige neza. Ingaruka zigeze ku muryango, zigeze ku bana, abana bagasohoka mu rugo bagenda abana b'abakobwa guterwa inda kw'abana b'abangavu zitateguwe, umwana agasanga byafite imyaka 15, 16. Izo ni ingaruka zaje mu bana. Kujya gukoresha ibiyobyabwenge, abana bakagenda bagava mu rugo bakagenda, ndetse n'abantu bakuru. Umugabo ashobora kuva mu rugo akagenda akoresha ibiyobyabwenge, akava mu rugo agasiga urugo akagenda, abana bakaba batagifite papa mu rugo cyangwa batagifite mama mu rugo. Birumvikana ko ubuzima bayemo hanze adafite ubwenge, adafite gutekereza neza, hari ibintu byinshi ahura nabyo. Niba ari umwana mukuru akagenda agasambanywa agaterwa inda, birumvikana ko hari n'indwara zizaza none ziherekeje bya bindi. Hari indwara zidakira azakurayo. Ikindi, ubukene butinda mu rugo buhaguma cyane. Ubukene bwawe tumaze kuvuga bukabwinje mu muryango. Abana babuze ibyo bambara, ugasanga no mu rugo umugabo n'umugore ntabwo bafite ibyo bambara, ntibafite icyo kurya, ntabwo bagifite gutera imbere, iterambere ritarirangirira aho ngaho. Ikindi, niho ava ya makimbirane, uko twabivuze dutangira, umugabo n'umugore bakagirana amakimbirane atuma bashobora no kwicana. Mu ngaruka harimo no gupfa, harimo urupfu. Mu ngaruka harimo gutandukana, divorces niko indimi z'amahanga zibyita. Ingaruka ni nyinshi cyane. Ubwo iyo bivuye aho ngaho tuvuze ku bagize umuryango, tuvuze noneho dusohoke tugere no hanze. Niba tuvugiye mu mudugudu hari abantu 5 bafite ibyo bibazo by'amakimbirane, abageza kuba buri wese atakibasha gukora, umugabo akabyuka akigendera, umudamu nawe akabyuka agacanga. Mbere bajyaga babyuka bose bagiye gukorera umuryango, bagiye gukorera urugo rwabo. Uko bakorera urugo, uko ngiye nkora nuko umuryango wanjye umeze, nibyo bizamura iterambere ry'umuryango nyarwanda. Imibereho myiza y'umuryango wanjye nizamuye imibereho myiza y'umuryango mugari w'abanyarwanda. Imibereho myiza y'umuryango wanjye nizagaragaza imibereho myiza y'igihugu cyanjye ejo hazaza. Ubwo rero igihugu kitakinjira mu nshingano zo gukora ibindi bintu kitateguye. Urugero, igihugu niwo mubyeyi mukuru dufite. Ntabwo leta yabona abana bicaye batiga ngo birekere aho ngaho. Bahita batangira gufata za nshingano mu gihe mu kwita no kuri wa muryango, kujya kuvuza, gutangira kureba abantu ko basubira mu ishuri kugira ngo imyaka itabacika. Ugasanga amafaranga akaba akora ibindi bintu igihugu cyakoresheje muri bya bindi, kandi ababyeyi bari bahari bakaba babikora. Ubwo n'igihugu nacyo hari icyo gitakaza. Bivuze ngo n'igihugu nacyo gishobora guhura n'ingaruka z'ubukene kubera ko cyagize abo bantu benshi. Iyo babaye benshi izo ngaruka ziba nyinshi cyane. Murakoze Cleo. Hari ikintu nagira ngo ngire mvugeho aho ngaho, kugira ngo wenda ntanga urugero rutoya, kuko mu byo bavuze ntabwo bavuze ko hazamo n'ingaruka ziza zirebana n'umutekano. Nibuka ahantu nkorera ko habaye ikibazo muri kwakure mu dutsiko, nk'uko babivuze, umuryango ukaba ugizwe n'udutsiko. Ni umuryango ugizwe na mama n'abana.
ariko abana by'umwihariko ab'abasore abafite ukuntu babayeho bunze ubumwe na mama wabo. Hanyuma hakabamo umwana umwe uyu munsi wagaragaje ibimenyetso by'uburwayi, ariko kuko atitwara kimwe n'ab'inshuti za mama cyangwa se n'abandi bo mu muryango, byatumye basa naho bamujugunya, ndetse bituma akora ibikorwa by'urugomo. Iyo babwiye ko arwaye mu mutwe ntabwo babyumva abagize umuryango, kuko njye nafashe umwanya wo kujya kuganira na mama we, ariko barakubwira ngo reka abafunzwe gatoya abe yumva, kuko yakoze igikorwa cyo kurwana mu buryo bwo kwirwanirira, kuko umuryango wasaga naho wamutereranye. Rero turimo tuganira n'umuryango baratubwira ngo mwe muretse gatoya abe yumva. Bigaragara rero yuko iyo amakimbirane yabaye mu muryango, iyo uburwayi bwabaye mu muryango, muri izo ngaruka zose hazamo n'izigana ubutabera. Wenda inzego z'ubutabera nazo zigakangurirwa kwita ku buzima bwo mu mutwe, by'umwihariko ku bagize umuryango. Arakoze cyane Madame Julienne, anaduhaye urugero rugaragara rushobora kutugaragariza ko umwe mu bagize umuryango ashobora kugira n'ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, ariko kubera ko hari ibibazo mu muryango abantu ntibabe banabibona mu bo bari kumwe, bakamutererana kandi byamusubiza hasi, aho kugira ngo ahubwo abashe kubona imbaraga zo kubivamo. Turimo twerekeza no kugana ku musozo, twabonye mwadufashije kudusobanurira byimbitse ibiranga umuryango ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se umuryango urwaye. Ariko se Madame Julienne, mu by'ukuri uyu muryango tuvuga wamaze kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ushobora kuvurwa ugakira? Ese niba ko kuvurwa ugakira, wavurwa ute? Uruhare rw'umuryango ni uruhe, cyangwa se ndetse n'urwa leta ni uruhe kugira ngo uyu muryango ubashe kuzahuka wongere kugira imibereho by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe bwiza? Murakoze. Umuryango wavurwa ugakira, ubivuze neza, uravuze uti uruhare rw'umuryango. Reka duhere ku ruhare rw'umuryango. Umuryango niwo umuntu arwariramo, kuko ni nawe avukiramo. Rero ubwo ari uwo tuvukiramo, ni nawo muganga mukuru ushobora kutuvura tugashobora gukira. Ubukire cyangwa se imiti myinshi ishoboka mu muryango umuntu yayihakura, kuko mu muryango niho dukura za mbaraga. Nari mbahaye urugero rwa wa wundi ufunze. Nibuka ko turimo tuganira n'umubyeyi, twavugaga ko icyo umubyeyi cyangwa se cy'umuryango uri buhitemo, ubutabera nabwo buragishingiraho kugira ngo bushobore gufasha uriya muntu. Rero umuryango niho hambere h'ibanze umuntu abonera ubufasha iyo bamaze kumenya ko umuntu arwaye. Nkaba ntekereza yuko ikindi wenda gihari mu buvuzi ni iki turimo dukora, ni ubukangurambaga, ni ukongera kwibutsa abantu inshingano zabo ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe, no kongera gusuzuma, kureba bya bimenyetso byose twavuze. Umuryango niba uzi neza ibyo bimenyetso, rero mu muryango hari umuti, hari urukingo, hari ubuzima bwuzuye ku buzima bwo mu mutwe. Rero tugarutse ku ruhare rwa leta, uyu munsi turabwira abaduteze amatwi yuko mu bigo byose nderabuzima by'igihugu cyacu hari umuganga ufite mu nshingano kwita ku buzima bwo mu mutwe. Ntekereza ko ni uruhare rufatika kandi buri wese afiteho, navuga ngo uburenganzira, mu gihe yamaze kubona ko hari ibimenyetso byagaragaye nk'ibyo twavuze, kugira ngo ashobore kugana muganga, ashobore kumuha serivisi. Turimo tuvuga rero, turi hano nk'umuryango Avega, ntabwo twareka kuvuga ko Avega itanga serivisi ku buzima bwo mu mutwe. By'umwihariko hari serivisi zitangirwa kuri clinique, Avega Clinic ifite abaganga bafasha ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko kandi hari n'umurongo utishyurwa, aho umuntu ahamagara agahabwa ubufasha bushobora kumufasha kuri nimero 7494. Ni nimero uhamagara ugahabwa ubufasha ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse ukanahabwa uburyo wafashwamo kugira ngo ushobore kubona n'abaganga mu gihe ari ngombwa. Abakwakira rero ni abaganga, ni inzobere zishobora kugufasha kwikurikirana no kwiyitaho. Wenda icyo navuga ni uko Avega idatanga izo serivisi gusa, kuko buri karere mu gihugu cyacu, uturere twinshi turimo abakozi ba Avega bashobora gutanga serivisi ku buzima bwo mu mutwe. Rero igihugu cyacu ndetse n'abafatanyabikorwa, sinzi niba ariko babyita, ibi bigo byose bitandukanye bitanga serivisi ku buzima bwo mu mutwe,
navuga ngo turahari kugira ngo dufashe abanyarwanda n'abandi bose bumva bya bimenyetso byavuzwe birimo bigenda bigarukwaho bigaragara mu muryango wabo, twibutsa abantu yuko umuryango uvurwa kandi umuryango uvura kuko ubufasha nyakuri bwuzuye mu muryango. Murakoze. Yego, arakoze Madame Julienne. Tunagana ku musozo, nagira ngo munyemerere Patrick mugeze ubutumwa ku banyarwanda bakurikiye ikiganiro Baho Neza twite ku buzima. Murakoze. Ubutumwa natanga uyu mwanya ni uko umuryango wanjye ari ryo shingiro ry'igihugu cyanjye. Umuryango mwiza nivamo igihugu cyiza, umuryango utekanye nivamo igihugu gitekanye. Twite ku miryango yacu, tuzatwitaye ku gihugu cyacu. Murakoze. Akoze cyane Madame Julienne. Ubutumwa bugufi ku bakurikiye ikiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Murakoze cyane. Nababwira ko umuryango ari igicumbi cy'ubuzima, akaba ariyo mpamvu mu muryango ariho tuzabonera imitekerereze, imivugire ndetse n'imibereho yose mu mibanire n'abandi igendanye n'ukuri kandi n'ubuzima ku buryo bwimbitse. Ndagushimiye we wakurikiye ikiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe cy'uyu munsi. Ndashimira kandi n'abatumirwa bacu b'uyu munsi, nkubwira ko ikiganiro cy'uyu munsi ari aha gisoreje, kandi mbararikira gukomeza gukurikira ikiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe, kikaba kinyura kuri BTN TV kuwa kabiri saa 3 z'igitondo ndetse no kuwa gatandatu saa 10 z'umugoroba. Murakoze cyane.